Yemwe bakunze inshuti z'umusaraba, inkuru mbarirano iratuba. Umuhanzi Nshimiyimana David wo mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rya Mishenyi, intara y'ivugabutumwa ya Kabarore, yabateguriye igitaramo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu rwego rwo gushyira ku mugaragaro kasete audio volume ya 4 ndetse na DVD volume ya 3 yitwa Umusore w'Umuheburayo. Umusore w'Umuheburayo wajyanywe n'umunyagi Babuloni. Ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2022 ku rusengero rw'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rwa Kabarore, intara y'ivugabutumwa ya Kabarore, isaa 6 zuzuye. Tuzaba turi kumwe n'amakorali mukunda cyane ariyo Peace Voice Family Choir ya Nyagatare, ukwizera kurarema gutuma mwimura imisozi, Umucyo ya Bugaragara, ibirego bizashira tugeze iwacu mw'ijuru, Holy Gate Choir yo mu itorero rya Bukamba, ariko maze guhamba ibyaha byanjye mu mugezi, nasukanye n'Umwami Yesu mfite umudendezo. ndetse na gurupe Inyenyeri yo mu Burengerazuba. Tuzaba turi kumwe kandi n'abahanzi mukunda cyane aribo Ndayisaba Epimake w'i Kigali mu mujyi, wowe umera umurengezi, Bonifasi wa Kabarore, Munyemana wo mu Majyaruguru. Yemwe kutahagera ni igihombo. Ikaze mu gitaramo cy'umuhanzi Nshimiyimana David, maze umwuka wera yuzura imitima yacu. Isabana